ngiye kubona icyo gihe ntago nari ndisire neza ko President Paul Kagame ari buze by accident mbona araje ewana none numva biricanze byicanga ndi hagati mu nama bafite kumbwira hindukiza kamera fata uyu numva ariko President ubwa mbere intebe yari yicayeho naho kamera yanjye yari iri ndabyibuka hari harimo intebe 3 nteganye n'iya 4 kandi yicaye ku ya mbere urumva ni challenge ya mbere uhura nayo ariko nanone ni nibyishimo ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Baravuze ngo dutangire nyene twa Didas niyibizi nibyo agaciro kuganira nawe we witwa nde? Kenitwa Umuziranenge Daniel Impunga. Umuziranenge ubwo nta ntenge ufite cyangwa urayizira nyene? Ndayizira kubuta ifiteyo biterwa nuko Imana yakuremye n'abakureba ya. Okay. Daniel dukunda guhura cyane cyangwa se nkunda kukubona ufite igikamera kinini cyane no mu mashusho abantu wenda batangiye kubona babona ko ni igikamera kinini ukunda gukoresha twakuzanya no nk'umukobwa umwe watinyutse cyane gukora ibintu bigendanye no gufata ama video passion nk'iyo kubikora kubikunda wabikuye bwa mbere ko tuzi ko biriya bintu ari ibintu by'abahungu. Okay. Kuvuga ngo ndabikunda ntago ari ikintu nakuze kera mfite background yuko nakundaga amafoto cyane icyo nicyo kintu nzi ndi umwana kuko bajya n'ubu baracyabinserereza ko hari igihe nangaga kurya ndi umubebe papa yafata pareye nkarya kuko mbonye ko agiye kumfotora gusa nyuma nakundaga ko wenda gato nta guciye mu ijambo papa wawe nawe nibyo akora n'umufoto oya ntago ari umufotographe ari wa muntu ni bwa buzima we yakundaga ubuzima navuga ngo buri fani cyane afite kamera mu rugo zari za pareye za kera zitagira na screen imbere zajyagamo amakrishe ubwo ni za yashika ikaraga Samsung ndibaza yari Samsung rero buri gihe nge birirwaga banserereza ngo nakundaga amafoto to the extent yuko n'ubu ngubu sofa pe ni image nkunda n'ubu ngubu kureba amafoto yanjye mu bwana numva ko ari ikintu nkunda cyane kuko nshobora kuba mfite half album 2 zirenga kubera kakavuyo kanje ko kuvuga ikintu cyose nanze gukora namfotora ndahita nkikora bikarangira yahanaguje so navuga ko wenda iyo ni party imwe nakuyeho gukunda photography gukunda amafoto ubundi nakundaga kwibaza se bino bintu ama video babishutinga gute nyine nkahora mu bintu nk'ibyo kuko nakundaga kugira ibintu navuga ngo n'ubustaboness cyane ndumwana rero navuga ko iyo niyo inspiration yo gukunda photography nagize ya biza wenda kumviramo kubikora nyuma mu buryo ntatekereza umuntu akurebye ku isura urabona ari umukobwa umuntu yavuga ko ni umukobwa mwiza atakikira ko yari mu bintu byo gufata kamera nini we ntibyigeze wenda ari abantu bigeze bakubwira akakubwira ati ibyo bintu ntibikubere isi ibintu byawe. Okay n'ubu ngo baracyabimbwira n'umuntu mbwiye ko mbikoramo ntago abasha kubyumva kuko sinzi nimba bibaza ntago numva image neza y'abantu bibaza ko umuntu yakora ikintu wenda ngo tuvuge ngo umufotographe agomba kuba meza ate cyangwa agomba kuba sate ariko nge nibaza ko ikintu cyose no kugikunda kandi nta muntu bitabera wenda ni bimwe bavuga mu kinyarwanda ngo ntawe bitabera nuko bitinda kuza so hanyuma bwa mbere ugikora kuri kamera ufashe ifoto ya mbere wenda cyangwa video ya mbere wumvisha umeze uti? Nza kwiga muri Mopasi bwa mbere nize muri Mopasi njya kwiga bwa mbere nibwo navuga ngo nonto nari ninje bwa mbere narazifataga nkaherekeza mfite abavandimwe batandukanye ndabikoramo nkaba nareba ibyarimo ari kweditinga n'iki ariko no gufata kamera yari wa muntu nk'uku wasetinga kamera undi akambwira ngo kanda hano gusa uduframing nta kindi kintu nari ngize nyuma wenda rimwe na rimwe ku ishuri muri segonderi nkajya mfata pareye gutyo ariko ntago nabyitagaho ako mvuze ngo ikintu cya mbere produit yanjye nakoze ya mbere nibona nanjye ubwanjye byarantunguye byarananshimishije cyane kuko ntago nibazaga ko nabasha gukora ikintu nk'icyo nabikoze ari blague mbikora numva ko nta hantu ikintu cyanjye cyakora ariko nyamara nza kubona ko hari icyo nshoboye. Hanyuma warukigarutseho mu kanya uravuga ati abantu benshi bakunda kutiyumvisha uburyo kinange ndi muri ibi bintu ababikubwira ubona bavuga ko ari impamvu yatumye wenda utakabaye uri muri photography. Okay icyambere cyo hari umuntu kureba gutya akavuga ngo ntibikubereye iyo fact yo sinzi ngo niki kibimutera akabimo ntago hari n'igihe utabyita ujye kumubaza ibintu byinshi. Icya kabiri cyo nabantu twaba twariganye cyangwa twarabanye bazi background y'ibintu nakuriyemo cyangwa amasomo nize muri segonderi. Bura ubundi wize ibiki?
nize PCB ivanze na mate physique chimie biologie mate nyine urumva ni ibintu bijya kujyana na medicine ukisanga muri photography ni ibintu bidasa kuko njya kubyiga nyine buri muntu aba yumva ko uzaba umudokiteri uzakora kwa muganga muri farumasi ariko kukubona urushinge na kamera bihurirahe n'ubu ngubu ni ikintu nanjye ubwanjye njya nibaza rimwe na rimwe nkavuga se urushinge na kamera bihurirahe hari n'umuntu wimbaza ari blague nkahita nkubwira nta kibazo nzajya nkora ama graphics y'inyuma ku miti nyine nyine bikaba blague ariko true fact ntago nanjye ubwanjye nyine navuga ngo ntago bihuye so nyine ubwo wenda n'icyo abantu akenshi bagenderaho abantu benshi batubonye bakora muri iyi mirimo itamenyerewemo abakobwa hari ubwo abantu bajya baca intege akavuga ati uzaba cy'abahungu ibyo byo we n'ibyigeze bikugeraho nubwo ugaragara nk'umukobwa cyane cyane umuntu yavuga ko wakabaye uri ngira ngo ube nyampinga wa photographe oya harimo abandi benshi batandukanye babikora abanyampinga cyane nk'uwo nkunda cyane hari abanyenspira hari abo ngenda navuga ngo ni example nziza bampa yo kuvuga ngo nanjye hari aho nagera no mata n'iki ikindi nanone kuvuga ngo uzaba nk'abahungu ejo hari njye nari tomboy nari kaboy cyane so ubwe n'ubundi njye mbabibona nk'ibintu bisanzwe nta challenge nyine nini bigiramo ahubwo challenge uhura na iyo wa muntu mukuru atangiye kukubwira ubaye ikirara uzajya utaye ijoro cyangwa se umwe akagutangira kukubarira mu mico myiza nyamara atari kuri ariko ubundi bindi ntacyo babigize cyane imbogamizi za mbere wenda abantu bakubwiraga ko uzahurira nabwo muri uyu mwuga ariko wageramo ugasanga ari ibintu bitandukanye n'ibihuha abantu bavugaga n'izihe imbogamizi ya mbere nagize ni uko abantu benshi bambwiraga ko si ibintu numvaga pe ariko nanone hari igihe nabitekerezagaho nanjye nkasa nk'uwigarura ni ukuvuga ngo abenshi baba bazi ko umuntu w'umufotogarafe ni ukunywa inzoga ni ukurara mu mabuwate mu biki byose ariko nyamara true fact uri umufotogarafe nyawe nibaza ko ibyo bintu bibona gake cyane kuko nk'uhe example ushobora kuba ufite nk'akazi uri bukore tuvanyemo wenda umuntu ukorera nka kampani itandukanye tuvuge nawe ubwawe urikorera washutinze nk'ikirori cyangwa wagiye mu bukwe n'iki ufite kweditinga ufite iki kamona nta mwanya w'izo nzoga uba ukibona ahubwo ugeraho ukanabyibagirwa kuko icya mbere utekereza ese umukiriya wanjye nzamuha iki ese bizagenda bite nindamuka nishe ikintu ugasanga uhugiye muri ibyo ahubwo birangiye na wa mwanya n'umwanya wa telefone ari telefone uyibuze ahubwo nyamara nyine abantu bumva ko umuntu wese ugiye muri field ni ikirara ni iki ariko nyine true fact uburara ni wowe ubwawe nk'uko niyo waba dogiteri niyo waba enjeniyeri wagumunywa inzoga cyangwa uri ikirara ariko fact ntabwo ari ukuri umufotogarafe hanyuma baturebere ko akantu k'umutuku kakiriho niba katariho baraza gukanda hagati ngira ngo niko muri mu bintu bya kamera muvuga ya ni kamera bura y'ubuhe bwoko ira turi gukoresha Canon 5D ya Mark II hanyuma noneho umuntu yakwibaza ugeze muri kariyeri yawe ni ibihe bihe wagiye gufotora ukavuga ati ahantu bampaye kuhakorera ariko ndabona ari ahantu hagoye ariko bikarangira ubikoze challenge navuga ngo nahuye nazo iya mbere ahantu hagoye naba naragiye ubwa mbere ndavuga field ya mbere nakoze iya mbere nakoze ko ari ugufotora fete yabaye kuri njye navuga ko nanahiye kuko produit nibazaga ko nshobora kubona ntago yaje exactly ari cya kindi ubwo gushya dusobanurira abantu ko ntabwo yahiye ni kundi utabona the perfect thing tuvuge nimba ushaka image wenda yaka cyane pe ukabona harimo ikintu cy'umwijima niyo challenge ya mbere naba narahuye nayo iya kabiri yaje turi mu nama imwe yari SDGCs yari inama irimo abaperezida probably batanu icya mbere cyo njye n'abandi sinari mbitayeho kuko nta n'icyo bari bambwiye n'iki ariko icya mbere kubona uhagaze muri imbere ya perezida Paul Kagame amprise muri metero ubona zitageze no kuri 50 iyo yari challenge ya mbere kuko njyewe nagiye nari nkiri umunyeshuri
ni ukuvuga ngo numvaga ko abantu bafata main niba nanshyira kuri kamera baranshyira kuri imwe y'inyuma ifata sale yose ntacyo uri buyihindureho nta kintu na kimwe uri bukore ariko by surprise niko nabyita nza kwisanga bambwiye urajya kuri main camera nabeshye ewana narabanje birancanga numva ntagiye kuzana ikiya mu ntoki numva sinzi ukuntu mu mutwe byivanze ndavuga ariko nyine homboka byabaye nta kundi okay ubwo nyine ibyo nkora nibabona bitari kuvamo neza bankureho ariko nyine nta kundi ngomba kubikora noneho bibaye ku bwantuza ngiye kubona icyo gihe ntabwo nari ndisire neza ko Perezida Paul Kagame ari buze by accident mbona araje ewana noneho numva biricanze byicanga ndi hagati mu nama bafite kumbwira hindukiza kamera fata uyu numva ariko nyine naje gusanga ubwoba bwari iminota 30 ya mbere ariko ubundi nahise nsanga ari ibintu bisanzwe nsanga ntaho bitaniye nuko waba uri kuri kamera y'inyuma nsanga ni ibintu ni fani nk'izindi zose nk'ibyo nexpectingaga kwibona Perezida Paul Kagame ufite close up ye cyangwa munanegeranya hano babyakibite bwa mbere wenda birenze ubwo bwoba wari ufite ubundi mwamuregerana bwa mbere hari ubwo warigeze umwegera muri izo metero zingana gutyo ni ukuvuga ngo ubwa mbere mpura na perezida byari muri cani ariko ntabwo navuga ngo byari ibintu biri close cyane navuga ngo biri proche niki ariko mu nzozi zanjye numvaga ko nkeneye kuzagira challenge nkora nkavuga toke kino kintu perezida arahari ariko nanjye mfite credit kuri cyo ego nubwo badaguha credit bavuge uyu niwe wayishutinze ariko wowe ubwawe so nanone kumubona yaje ntago yaje fani umupira nyine n'umupira nta kamera nari mfite ntaki njye mu nzozi zanjye njya gutangira bino bintu numvaga ko ngomba gukora the best nkaba nagera ahantu kabisa numva ko mfite credit ihawe navuga ngo ihawe icyubahiro mu gihugu ibyo byaje kuba naravuze se Perezida ubwa mbere intebe yari yicaraho naho kamera yanjye yari iri ndabyibuka hari harimo intebe 3 nteganye n'iya 4 kandi yicaye ku ya mbere urumva ni challenge ya mbere uhura nayo ariko nanone ni n'ibyishimo ni n'ikintu kuba ubona ko at least uhagaze maho icya mbere hari abantu muzahuriramo umuntu bizamutungura pe kame mu muntu kubona bazi ko zira nama zikorwa n'abantu ba RBA bazi ko zikorwa kuko njya kubyiga n'abantu duhura bumvaga ko ubwo nyine nzajya mfatara mu makwe nibyo birangire ako kuza guhura niyo challenge ni ibintu numva ko nishimiye ni ibintu numva ko nkiri fier yabyo kandi ko buri gihe mbyubakiraho kandi bikampa n'imbaraga zo gukomeza hanyuma mukobwa mwiza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ibi bintu abakobwa bagenzi bawe ababitinya bakavuga ko ari ibintu bikomeye bavuga ko ari rimwe na rimwe n'ibintu wenda sinzi binarimo riske runaka kujya gufirima nijoro rimwe na rimwe kukubyutsa ati njya kuri tere saa 8 ni iki wababwira cyane cyane ibi ni ibintu umuntu yakora nk'akazi karimo ibigoranye nk'uko umuntu yagira ibindi bigoranye mu kandi kaza akora Okay, icya mbere cyo ndagira ngo mbabwire nta kazi katagora. Ari padiri aravunika, ari docteur aravunika, ari umwenjeniyeri aravunika, ari umukontabule aravunika kuko niyo yibeshya akandika 0 ku 600 bikaba miliyoni 6 sinzi kirimo wazo usobanura. Rero ni nkuko natwe twese tuvunika. Icyo ni icya mbere. So kuri nge uburyo nabivugamo icya mbere cyo na mbere ndagira ngo mbabwire ko ibintu byose birashoboka kuri nge navuga ngo motivation ya mbere ngira ni imbaraga nahawe n'abayobozi ni imbaraga nahawe n'abantu nabanye nabo ni imbaraga nahawe cyane cyane navuga ngo umuntu wandemyemo icyo cyizere uwa mbere ni papa uwa kabiri akaba coach wanjye kuko buri gihe nakinanaga n'abahungu ari nge mukobwa nge nyine ariko we yahoraga ashaka ko nakora ibyo bo bakora so okay so navuga ngo icya mbere cyo nyuma yo kumva we yahoraga ambwira ko icyo umuhungu yashobora nanjye nagikora cyane cyane ko nakinanaga n'abahungu nakinanaga n'abahungu gusa dukinana football challenge ya mbere naba narahuye nayo niyo ngiyo yatumye ngira imbaraga mfite ubu ngubu kumva ko icyo umuhungu yashobora nimba tujya mu kibuga turi kumwe tukaba twakina bari imwe
nkaba nacenga umuntu nkafunga baro ya nakiniye football ubakize no ku gituza rero cyane nyine byo numvaga okay nukuvuga ngo nayitangiye kera nza kumva ko ari ibintu biri normale mbifata nk'ibintu bisanzwe rero we yahoraga ambwira nimba tugiye kwiruka ari nk'igihe ikibuga cya foot ni kinini ibaze kukizenguruka inshuro 15 cyangwa 20 nawe ukabikora ya kuko we nukuvuga ngo yari umukoci washakaga ko dukora icyo wakoze nukuvuga ngo nimba yajyaga kwiruka nkaba nashaka kuvuga ngo ndananiwe cyangwa mpagarare yarambwiyaga Dani ejo uzaba uri mu kibuga why not gwino bikore ibyo ashoboye urabishoboye ufite igihaha afite amaguru abiri ufite amaboko abiri icyo yakora cyose nawe ugomba kugikora rero ibyo bintu biza gutuma nkura numva ko umuhungu ntahataniye nanjye ntaho tuzatandukanira nta cyandusha kandi nanone nakundaga papa kuko yaramotivaga cyane yanyemereye gukora ibintu ababyeyi benshi batakunda kuko kameme kujya gukina uri umwana ufite imyaka 5 cyangwa 6 urumva haba harimo n'imbaraga z'umubyeyi nyuma za kunyemerera gukina karate imikino yitwaga ko ari y'abahungu gusa na karate bura warayikinye narayikinnye nyuma nza kuyivamo kubera amafuti nko ku sentire nari ngiye gukorera sentire ya maro ariko nyine burarega usko burya uri umuntu kaze maro byararangiye uri gusatira ntwari handi kubita umuntu iryiye karuba byararangiye byari bya kera n'ubu ntacyo nakwibuka ariko uri imbaraga ziracyarimo nkeya ntabwo ari cyane ibintu bumaze imyaka irenga 3 udakora urumva bigenda bishira ariko nyine nge navuga ngo ibyo bintu bibiri nabashije gukora nkabikora muri monde yari irimo abahungu gusa aribo mbana nabo aribo nkinana nabo aribo marana nabo ubuzima bwose byatumye numva ko icyo umuhungu cyose yakora niyo wambwiye ngo njya guterura ririya tafari nagenda ntacyo bimbwiye ukuvuga abakobwa n'abatinyuka abakobwa icyo nabasaba tinyuka wumve ko ushoboye kandi ukora icyo ukunze ibyo ni ibintu bitatu icya mbere banza wibaze ese iki kintu ndagikunda icyo bizansaba cyose kugira ngo nkigereho nibiba gutaha saa 7 z'ijoro nkabyuka saa 12 amaso akampiraho nkiyahuza coffee na energy kugira ngo ntasinzira ndi imbere ya kamera nzabikora nzabasha kubisupport kuko ari umuntu ujyamo nkanjye pe ntangiye photography nayitangiye numva ko ari ibintu by'imiryoshye nzajya nifatira amafoto ubuzima bworohe nyine numvaga ari fun kuko kameme iyo uhuye n'umufotografe ari gufotora mu bukwe ejo mugahura wenda basohotse ari kumwe n'abacuti be n'iki ubu ubona ewana ni imiryoshye nukurya ubuzima ariko nyamara ikiza nyuma y'ako kazi bowe banza wibaze ese nzabishobora nibibi iyo minsi yose mvunika ndari ijoro ndara nicaye ntekereza nyamara kubera wa munaniro na creativity gashira ariko ukanguka biraraho ese nzabishobora numara kumva ko uzabishobora banza wumve ko mu gihe ufite iyo ambition muri wowe ikintu cyose wagikora ntacyo utageraho mu gihe wumva ko ari inzozi zawe ngiye nizera ko nta muntu numwe nabwira ko ikintu atagishobora tugushimire cyane urakoze hanyuma kubera ko wize ibintu bya kamera urabona ko iyi kamera ikwerekeye wenyine nawe ugiye kugenda uyifate settinge neza soze ikiganiro cyacu ubwo abantu baraza no kuhita babona ukuntu settinga na kamera byose ntabwo nta kintu urakatara uko uyisettinga ishusho ya nyayo nijya kumbwira ati randa gusettingira hanyuma umukobwa wacu akaba agiye gusettinga kamera urabona ko ntabwo ngewe narimo neza ariko aragenda ahereza umusore wari uri kukooperatinga kugira ngo agende settinga kamera ikinakoze bwa mbere mbonye nuko ahinduye tripod anyerekezaho abambona ubwo niba munkurikiye neza mubona ko agasura kanye katangiye kugaragara kamera ari gukoresha ni 5D Mark II ubwo ni Canon sinzi nibiza kuba ari bisawa cyane ibintu by'urumuri byose bimeze neza araza kumbwira ati signing out arambwira ati signing out yes twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye rero mwamudukurikiye mwakurikiye ubuhamya bwiza bw'umukobwa wacu arakubwira ati tinyuka urashoboye hari abakobwa mwitinya umuhungu ntabwo afite imitima 3 akoresha umutima umwe amaguru nabiri n'abakobwa nabiri kubera iki mutakwitinyuka ngo mukore ibintu mukeka ko bitashoboka ntabwo ari no kuvuga ngo ni ibintu bitashoboka ntekeza ko n'ubwoba bukurimo nibwo niba bukurimo ikintu cya mbere ugomba gukora nukwitsa umwuka ukawuzamura ugahumeka urumva wamara guhumeka ubwoba bwose buragenda mutinyuke nawe uzagera ahantu
perezida azajya aba yicaye hano imbere ukamufata close up udatitira udashekinga. Ntekereza ko umukobwa wacu nk'uko yabahaye ubuhamya ni ubuhamya buri butanga ubutumwa kandi bubamara ubwoba. Ikindi wenda nibagiye kubabwira nuko afite umudari rwose yahawe muri Mopasi nk'umukobwa urenze cyane, urumva urenze uzi gufata amashusho, kandi ikindi si ugufata amashusho gusa unabikunda unabitakazaho umwanya we mwinshi cyane. My name is Didas, keep watching. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.